Aloys Habi muri gospel cyangwa mu gisata cy'iyobokamana mu buhanzi naho bimeze nko muri Sakira aho umuhanzi wo muri Sakira wenda nka Bulldog biba bigoranye yuko yaka-approachinga nka Bruce Melody, namwe kuba nkawe nka Aloys Habi waka-approachinga nka Aline Gahongayire cyangwa Israel Mbonyi, namwe biragoye nko mu buzima bwa Sakira? Kugira ngo sinabivugaho byinshi cyane, ariko uko ubizi muri Sakira muri gospel niho bikomeye kurushaho. Hanyuma ko muri gospel noneho tugaragaza yuko turi mu murimo w'Imana, kubera iki noneho barimita uko kwaguka k'umurimo w'Imana? Akenshi burya uko byagenda kose, wenda hari umuntu ushobora kumva mvuga ibi, ariko si ukubivuga kubera ko ari ukurwanya umurimo w'Imana cyangwa se ari ukuvuga n'abakozi b'Imana, ariko hari ikintu uba utaceceka, kuko uko byagenda kose mbifata nk'ikibyimba kandi gikenewe gukandwa. Umuntu yababara atababara rero kigomba gukandwa, nta kundi kibyimba kivurwa. Muri gospel ikibazo gihari kugeza uyu munsi ni partnership. Aloys, icyo gihe cyo muri segonderi burya abana b'abasore baba bageze igihe cyo gutereta abakobwa, ntago icyo kintu cyajyaga kigutera ikimwaro kuba wajya gutereta nk'umukobwa uzi ko utari buze kuza kuvuga neza? Urumva segonderi, nageze segonderi ari sha yonyine nsigaje, urumva rero nari nzi kuvuga. Gusa ibintu bijyanye no gutereta byo kuva mvuka nari umurokore, kandi noneho wenda uburokore sibwo bwatumye ntatereta. Ikigo kitari cy'abapadiri kibari cy'abafurere, urumva ko hari aho byari zero tolerance, gufunga inguni. Bumve rero ko hakenewe byibuze umwe cyangwa babiri mu bahanzi bari hasi bagukeneye wowe uri hejuru, kujya bavuga ngo nafashijwe na Habi, nafashijwe na Mbonyi, nafashijwe na Gahongayire, nafashijwe, ukajya muri ubwo gukora nabi. Ntabwo ari ibyo twiga bitubamo, kuko umwanditsi yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. Ubwo urumva mu bibi nyine ntabwo ari ibintu byadanje gukora ibibi, kuko niho twavukiye. Ikintu gitangaje rero no gukora ibyiza, duharanire icyo gitangaje kinanira abandi. Abahanzi bagezeyo banyumvise, ntago nakirirwa mvuga menshi cyane, kari abahanzi nyine bumva kabiri. Ndetse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora ngenda mbivivura, ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya, kuko ahigejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Yes, Aloys Habi. Bitsi nyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora ngenda mbivivura, ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya, kuko aho ugejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba Aloys, iyi ndirimbo yaturutse kuki kugira wumve yuko iyi ndirimbo ugomba kuyiririmba? Yes, reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose, Aziya, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhe ikaze niba wumva utamerewe neza, ihangane ejo wundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Umunsi byanze kubera impamvu runaka nawe utagizemo uruhare, ariko ihangane nuko bigenda mu buzima. Turi kumwe n'umusore mutoya, reka dutangire bivuga mu mazina ye yombi, ushobora gusanga ari n'umugabo narengere. Turakwakiriye kaze cyane. Amazina nitwa Aloys Habi. Aloys Habi. Aloys Habi. Habi nako wahinnye ka Habimana ko abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ariko niryo nahinnye habakubaho Habiyambere. Yes, Aloys Habiyambere. Ubundi Aloys Habiyambere umuntu umumvisha ubwa mbere ni iki cyahita kikubwira yuko ari Aloys? Ndo umuhanzi ari abantu banzi mu bihangano bye bitandukanye. Mu minsi yashize nari mfite na konseri, abantu bayitabiriye ari benshi. Urumva ko iyo mvuze ubuhanzi hari abantu babyumva. Ndo umuhanzi, ndo umusore sengera muri ADPR, itoro rya ADPR.
nagize umugisha wo gusobanukirwa Imana, wo kumenya Imana mu cyo twita amayobera yo kumenya Imana. Ibyo benshi b'abanyabwenge bita ubupfapfa, ari uburyo bajya babona. Kera nakuze numva bavuga ngo umusore usenga ngo umukene, ibyo byose ni amayobera yo kumenya Imana. Ibyo dufite ubutware, dufite ubushobozi. Rero nanjye muri ayo mayobera yo kumenya Imana nibwo namenye uwabambye ijuru nta muyeda akoresheje, agatunga Abisirayeli mu butayu nta za supermarket zari zihari. Nk'uyu munsi ngajya nyarukira muri Simba azana ahereza wamenye Kristo, wamenye wambukije Abisirayeli inyanja itukura, nta kiraro kiriho. Nta kiraro komeshi nk'ayimbogo. Aloys, abantu bashobora kuwita bumva turimo turaganira na Aloys bakavuga ati Aloys ni uwuhe? Aloys reka yinjire muri Aloys wa nyawe abantu bazi. Reka mbaririmbira igitero cya kabiri cy'indirimbo yitwa Mbitse inyandiko bakunze. Abantu benshi bakunda kumbwira ko bakunda icyo gitero cyane bakisubirishamo. Mu gikombe wankuye ndahatekereza bikama imbaraga zinyinjiza imbere, kandi ibyo wambwiye ndimo ndabona igicu kirimo gitutumba nk'igitanga imvura. Ndakomeza abagenzi bafite amakuru ku iryo wavuze ritajya rihera, kandi naho ryatinda nawe izana kurinda. Ntacyo tukibaye dushonje duhishiwe, nzabishyira mu muzingo mvuga ineza nabonye, maze abanjye bazaza bajye bakwirahira. Nzavugamo rwa rukundo rudasanzwe wanyeretse, ntangariza imisozi izina ryiza wampaye. Mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora ngenda mbivivura. Ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya, kuko ahigejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba ntabwo ari iya nyuma, ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Yes, Aloys Habi. Mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko ugenda ukora ngenda mbivivura. Ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya, kuko aho ugejeje ubereye amashimwe. Iyi ndirimbo ndirimba Aloys, iyi ndirimbo yaturutse kuki kugira wumve yuko iyi ndirimbo ugomba kuyiririmba? Ikintu inyandika yaturutseho, gusa buriya ikintu kigira impamvu wowe ubuzi, ariko hari n'izindi mpamvu ziba ziri inyuma. Kuko impamvu nari mfite nyandika naje gusanga atari yo mpamvu ya nyayo, kuko nanditse nivuga nza gusanga navugiye abantu benshi muri rusange. Hanyuma ni indirimbo nanditse icyo gihe hari ku wa mbere, wumve ko mbyibuka ukwezi kwa mbere, icyo gihe hari ku wa mbere, gusa sinibuka itarike. Nibuka ko hari nimugoroba ndi kugenda mu muhanda numva injemo, kukunzamo rero byari biturutse ku gutekereza imirimo y'Imana. Njya ngira ibihe byo gusenga Imana no kugirana ubumwe nayo. Hanyuma yaje nibutse uburyo na crossinze iyi mihanda ya Kigali, nihiringa nk'abandi bose nta kintu. Yaje biturutse ku bintu bifatika Imana yagiye ikora nkabirebesha amaso yanjye. Byaje biturutse by'ubundi navukiye amezi 12. Abantu bagenda bumva ubwo buhamya za buri cya ahantu hesha atandukanye, nagiye mbutanga ku mateleviziyo atandukanye. Navukiye amezi 12. Hanyuma mvuka mfite ubumuga bwo kutavuga, cyangwa se ndi ikiragi, ariko bavuga kugira ubumuga bwo kutavuga. Hanyuma ibyo byose rero byanteye imbamutima
numva ko mbitse inyandiko nyinshi zuzuye iby'Imana yambwiye, ariko kandi hari ibyo yakoze nakwiye kwirengagiza. Iyo mvuga ngo uko ugenda ukora ngenda mbivivura, ni ikimenyetso kigaragaza ko nakwiye kwibagirwa iby'Imana igenda ikora, ahubwo nzajya mbivura mvuge ngo ibi ni amaboko yayo abikoze, ntabwo ari jyewe. Nuko nabishyize mu ndirimbo, ariko ni ikimenyetso cyo kuzirikana iby'Imana yakoze, ko ibyo yavuze uko izajya igenda ikora nanjye ntazajya nibagirwa. Naho rero indirimbo yaturutse ni ku by'Imana yambwiye, ibinyujije mu buhanuzi, muri Bibiliya, mu nzozi, ndetse n'imbamutima z'ibyo yakoze. Yego. Yes, Aloys Habi tugiye kwinjira mu buzima bwe ubundi bwa nyabwo. Ubundi Aloys Habi avuka he? Avuka mu bana bangahe? Ndi imfura mu bana 7, umwe yitabye Imana, ubwo turiho turi 6. Mvuka mu karere ka Bugesera. Mfite papa na mama. Ndi umusore ukuze, urengeje imyaka 30. Urumva ko ndi umusore wo gufata icyemezo. Yego. Hanyuma waje kuza kugira ubwo bumuga, wavutse muri make ari ubwo bumuga urabuvuka? Amateka uko ambwira cyangwa se uko ababyeyi bambwiye, ndi mu nda mama baramuroze, hanyuma uko kumuroga niho havuye ubwo bumuga. Bandogeye mu nda, bagamije ko abantu bakera buriya babaga bazi ibintu byinshi, bagamije ko nshobora gupfira mu matako igihe mvuka, ariko icyari kigamijwe no guhera mu nda ngazapfana na mama, kuko uburyo bamuroze yambwiye ko ngo byitwa ngo ari inago abantu benshi barabizi, ni inyabubiri. Uwo muroze yaboshye arayimutega arayitambuka, biriho imitongero, ariko bagamije ko nzahera mu nda, ibyo bita kuzinga, ariko nanavuka iyo nago yasobanuraga ko uko ikubiranije ariko nzapfira mu matako, ariko izanigira mu matako. Ibyo rero yari imigambi nk'abantu, ariko hejuru hari undi mugambi uzaba uwo ni wo watekerezaga ko uyu munsi. Yego. Aho rero niho havuye ubwo bumuga. Sinigeze ndira nk'abandi bana, bambwira ko navutse nkahita mpfa, bagategereza igihe cyo gushyingura bakabona ndinyeganyeje. Hanyuma sinigeze ndira nk'abandi bana, bankoreye ibyo bakorera abandi bana, mu gihe cyo kuvuga bakabona simvuga. Bimaze kubona ko birengeranije, ariko mu kurira nariraga bitandukanye nuko umuntu arira, nkarira bitandukanye, bimeze ukuntu. Nagerageza no kuvuga nyine, nibwo babonye ko navugaga nyine bitandukanye. Nyine kiragikeruye, cyangwa se ufite ubumuga, ubana n'ubumuga, ufite ubumuga bigaragara, bitari ibintu byo gushakisha. Hanyuma hari umuzungu wo mu Bubiligi bita Mama Leta. Mama ntabwo yigeze ambwira amazina ye, gusa ambwira ko yitwa Mama Leta, yari Umubiligi. Mvuka mu muryango ukennye, ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kumvuza. Hanyuma kumwe ababyeyi bajyana abana ku kigo nderabuzima, umuzungu angirira impuhwe, yiyemeza kumvuza ku noti ze. Aramvuza. Urumva ko ni za nyandiko n'ubundi, ibyo byose urumva ko mfite impamvu ifatika yo kutabyibagirwa. Gusa yaramvuye asubira mu Bubiligi ntakize, nta n'ikimenyetso kigaragaza ko nzakira. Arigendera, arumva nta bushobozi ababyeyi bari bafite, bararekera. Ariko mvuka mu muryango usenga, mpamenya ko niba ari imiti y'umuzungu yasigaye ikora, ariko cyane nshinga icumu ku mbaraga z'Imana cyane, ko ariyo yabikoze, kuko ni benshi banavurizwa hakomeye bikanga. Ubwo rero nagiye menya kuvuga ijambo. Narinze ngera segonderi nk'uko nabikubwiye, Jay yarabizi. Hari ibintu ntabasha kuvuga, ariko ndibuka ko segonderi yari shayo yari yaranzigirije. N'uyu munsi iyo nyitekereje ndavuga ko nk'ubu wananiraga iki, abanyeshuri bakanseka, mu kanya yararimo avuga izina banyitaga ku ishuri. Ntago nayitoje, nabonye mvuga numva ntibakinseka, ubwo mpita numva ko ubwo nsigaye nyivuga. Wowe bwarakeye wumva wamenye kubivuga? Sinzi n'umunsi n'itarike naba naramenyeho kuyivuga. Dekada naravuze nkumva abaje ntibakinseka, ndavuga ni gusa byabaye. Urumva segonderi nabaga interne nize mu by'Imana, burya interne ubana n'abantu benshi,
hari ukuntu nyine uri umwana watinze kuvuga ari ugutinda kuvuga nta kindi kibazo iyo abanye n'abandi amenya kuvuga vuba kuko baramucokoza uko kuncokoza rero nibyo byatumye mita nanjye hari mvuga nkayimenya neza wenda gusa ariko nibanda cyane ku mirimo y'Imana kariyo yakoze ibyo baka kanya uzi kuvuga nta hantu wigeze ujya kwivuza ngo bakwigishe kuvuga bisanzwe birenze iby'amashuri ntaho rwose ntaho n'izindi ndimi n'ubuvanganzo ni ibintu nakundaga kuva kera ariko nabyize nzi kuvuga neza cyane. Niki kintu cyaguteraga cyangwa niki kintu wumvaga kikubangamiye muri icyo gihe cyose? Rero buriya kubera ko nari muto ubu taramenya neza gusa ngewe nabayeho ndi umuntu witonda ku buryo nk'abantu benshi banzi kera batari no kubasha ibyo nzi kuvuga batari kubasha kumenya ibyo nzi kuvuga n'ibyo ntazi kuvuga kubera guhora ncecetse. Nari umuntu witonda cyane hamwe umubyeyi yari guhana umwana akavuga ati wajya umera nka Aloyizi kwa naritondaga kandi nubaha cyane. Hari n'igihe ushobora umwana ashobora kugira icyo kibazo cyo kuba yakanga kuvuga mu ruhame kubera yuko aziziho akantu yuko nabyo yego ibyo nabyo gusa uyu munsi si cyane ariko mbere hari ukuntu navugaga ukumva hari akantu kajemo ukabyumva nkumva umuntu ahise ansubiramo akasubiramo nk'ikintu mvuze nko kuvuga ngo ongera nkavuga ngo ngerere nyine ukumva hari ukuntu mbivuze nabi hanyuma wambwira nakumva ko hari ukuntu byumvise nkahita noneho mbivuga neza ariko nayo nabivuze nabi atari ubushake bwanjye ibyo byagiye bimbaho na nyuma ariko ubu ngubu ngira ngo niba abantu bumva ndatondeka inyuguti n'inyajwi bimeze neza nta kibazo. Aloyizi icyo gihe cyo muri segonderi burya abana b'abasore baba bageze igihe cyo gutereta abakobwa ntabwo icyo kintu cyajyaga kigutera ikimwaro kuba wajya gutereta nk'umukobwa uzi ko utari buze kuza kuvuga neza? Urumva segonderi nageze segonderi ari sha yonyine nsigaje urumva rero nari nzi kuvuga gusa ibintu bijyanye no gutereta byo kuva mvuka nari umurokore kandi noneho wenda uburokore sibwo bwatumye ntatereta ntago bibujijwe ariko urabona ku ishuri jewe nari muri korali kandi amabwiriza buriya segonderi mu wa mbere mu wa kabiri ntago wavuga ko ari ugutereta nibyo ntazi reka mbyita ibyo ntazi ntago baba bazi ibyo barimo rero icyo gihe nari muri korali ndi dirije wa korali urumva nari focus kuri icyo ngicyo ntabwo nari gutanga urugero rubi cyane ko gufunga inguni ku ishuri ntibyabaga byemewe noneho ibaze rero mu by'Imana ho ni very serious n'abapadiri n'abafurere ikigo kitari cy'abapadiri kiba ari cy'abafurere urumva ko hari aho byari zero tolerance gufunga inguni urumva rero umuntu uyobora korali icyo ntago nari bugihanirwe sibyo ko niga segonderi bwa bwitonzi nakubwiye nta kosa n'amakosa nigeze mbamo ntayo rwose mperutse no gusubira ku ishuri ejo bundi aho nasoreje segonderi bambonye banyakirana ubwuzu hari ahantu ngera bakambwira niwe mwana twatunze witonda kumva ko ni umugisha ntago ari byo kwirata ahubwo ni Imana yanyoboye kandi nanjye ndayumvira. Ubu Aloyizi ageze kuki kugeza aka kanya mu gakiza cyangwa mu buzima bwa buri munsi agejejweho n'umuziki? Agakiza ntigapimwa wenda ngo mvuge ngo agakiza gashyitse kakomba kuba ari 100 ngejeje ku biro 70 gusa urugendo turacyahatana ntabwo twagwa isari tutari twasarura Imana turacyayifashe kubishura kugira ngo ikomeze ituyobore kubera ko niyo yatangije umurimo kandi ni nayo izawusohoza ndacyagerageza ibisitaza byose ndetse n'ibirushya umugenzi nk'abandi nanjye ndacyabicamo ariko nkabisiga ngikijijwe inzara ibisitaza bitandukanye ibibazo bitandukanye bishobora gutuma mva ku mwami ibyo byose ngenda nkomezwa n'amagambo agiye atandukanye y'Imana nkumva ko uyu munsi bimeze gutya ariko kandi ejo bizaba bimeze gutya ngenda nganira nayo mu rugendo imbwira iti komera mwana wanjye bimeze gutya ariko ejo bizagenda gutya bitandukanye rero nuko navuga ngo ibibazo biraje reka nyiveho
kubera ko mbona abadasenga abasore tungana bafite abana batatu, urumva imyaka mfite imyaka 33, abasore tungana bamwe si bose bagiye bafite abana batandukanye, banduye sida, abandi bishwe n'urumogi, abandi biyoga bibageze kure. Urumva ko hari inyungu nyinshi navuga ngo agakiza karamfashe kandi karandinda. Niyo mpamvu sinava ngo kangana gutya, ariko uyu munsi nshimira Imana ko nanjye yangiriye icyo cyizere, ikangira umwo kwizerwa kugira ngo ntiyanduza cyangwa se ibibi bitangira imbata nk'ibyo byose nari ndiho mvuga. Aloys, kugeza aka kanya hari fiance? Uyu munsi rero ubivuze uhereye ku myaka mfite, ariko kuri iyi myaka ntabwo isobanuye fiance, ariko hari icyerekezo uko n'ababyeyi batangira kubivuga n'abaturanyi. Gusa narumva nibyo twarimo tuvuga ko abarokore baratereta. Uyu munsi noneho mfite ubamenye impamvu yo kubikora, ariko mu gihe kitarambiranye, nubwo nkubw'imyaka ukumva nawe naratinze, mu gihe kitarambiranye bizajya hanze. Uraba werekanye umugeni cyangwa ubarahari ari mu bwihi? Nta muhanga wo gutwika inzu wahisha umwotsi, nta nyamaswa n'imwe izi kwiruka yigeze isiga umurizo wayo. Uko byagenda kose si kera. Ahubwo barazimije cyane. Hari kugeza aka kanya ntabwo ari cyane. Kadukurira inzira ku murima, wenda umukobwa uri gukumva wakunza Aloys ewana wamupfiriye, ubu aka kanya nashaka kurima akarenge Aloys agiye kutwereka umugeni. Oya, ntabwo ahari. Azaba hari umunsi nzamwerekana, ariko uyu munsi ntawe uhari. Uyu munsi ntawe uhari, inyuma y'amarido nawe uhari. Ariko umunsi nzamwerekana azaba hari. Cyangwa se mfite gahunda yo kumwerekana ejo, nzaza nkubwire none harahari, ariko uyu munsi ntawe uhari. Okay. Aloys, nta yindi ndirimbo waba warakoze ngo wumve hari aho iri kukugeza? Ni iriya ndirimbo yonyine wakoze? Oya, mfitanye indirimbo na Kagame Charles, uramuzi? Ni umushuti wanjye, nanamusuhuza, hari muri Australia. Twakoranye indirimbo yitwa Indahiro. Indirimbo nanditse, ni jye wayanditse. Igitekerezo kivuye ku kubona ineza y'Imana, kuba umuntu abona ineza y'Imana yarangiza akayibagirwa, akayigurana ineza y'Imana ibiteye isoni, akagurana ineza y'Imana ibyaha, akajya mu byaha, akabona umwanya wo gukora ibyaha. Ni indirimbo iri ku gitekerezo nabwiraga umwana wanjye, mubwira ngo mwana wanjye, mbabwira umwana wanjye wagiye mu mahanga, yagerayo akabona umugisha, akabona inoti, ibintu byamara kugenda neza, akibagirwa Imana. Indirimbo nayo abantu bakunze, igeze mu 245. Urumva ko 245,940. Yego, urumva ko ni umugisha. Ni indirimbo rero nayo numva ngewe nkunda, bitewe n'imba mutima nayo nayandikanye. Ngo nugisura za nzira zo kugikumba, wazinze akarago wakuyeho ineza ye, ngufatiye igihe ndirimbiye indirimbo, nuyumva uzibuke ko wataye indahiro. Nukivuga mba ndirimbira umwana wanjye, mubwira ko atagisura inzira zo kugikumba. Urumva Aloys afite indirimbo zirimo amavuta, zirimo ubudasa kabisa. Iki gitekerezo wagikuye hehe? Niye mpamvu wahisemo gukorana na Kagame Charles? Impamvu ya mbere, Kagame Charles twavuganye kuri telefone, numva kunda indirimbo yanjye mbitse inyandiko. Hanyuma nanjye nakundaga indirimbo ye, amakuru zasohotse zikurikiranye. Natumiwe kuri RBA, umunsi bantumiyeyo nibwo na Kagame Charles bamuvugishije nawe akora ikiganiro online, turi mpari yakoze nyuma yanjye ari online. Niho nahise nkura igitekerezo cyo kumusacinga, ngira amahirwe turanavugana,
tuvugana kunda mbitse inyandiko, tuvugana nanjye nkunda indirimbo y'amakuru, hari n'izo narinzi ntarinzi karize mumenya gutyo. Yego hanyuma iri kwegera miliyoni imwe n'ibihumbi ijana. Ya urumva ko yego iri ifite miliyoni imwe n'ibihumbi ijana. Miliyoni 2 n'ibihumbi ijana mu gihe cy'imyaka 3. Urumva ko no umugisha, ariko jewe iyo yanjye ni imaze ngira ngo umwaka umwe sinzi wareba, ariko ni umwaka umwe kuko iyo yasohotse imbere yawe imaze imyaka ibiri ya miliyoni 2. Urumva ko ni umugisha. Hanyuma Kagame nta kindi cyatumye muhitamo, yangaragarije guca bugufi umunsi wa mbere tuvugana. Ni umuhanzi uca bugufi umerita ibyo aririmba, ni umuhanzi utikomeza. Twaraganiriye twumva nyine turahuje kuri buri kimwe. Numva ko ninjye wabimupropoje, bimupropoza numva ko wenda ari buhita birwanya, kubera ko uyu munsi urabizi ko abahanzi hari uburyo iyo ugeze hejuru ukagira abantu runaka bagukurikira, hari izindi mbaraga wiyumvamo. Hanyuma rero ahita byemera, aje mu Rwanda turakora, kandi byagize neza, byatanze umusaruro. Urabona ko havuyemo ikintu kizima cyafashije abantu. Iyo ugiye muri comment wumva ko abantu bose bagiye babigarukaho bavuga ngo twabakoreye iby'imitima yabo yifuzaga. Hanyuma Aloys Habi muri gospel cyangwa mu gisata cy'iyobokamana mu buhanzi, naho bimeze nko muri Sakira, aho umuhanzi wo muri Sakira wenda nka Bulldog biba bigoranye yuko yaka-approachinga nka Bruce Melody, namwe kuba nkawe nka Aloys Habi waka-approachinga nka Aline Gahongayire cyangwa Israel Mbonyi, namwe biragoye nko mu buzima bwa Sakira? Kugira ngo sinabivugaho byinshi cyane, ariko uko ubizi muri Sakira, muri gospel niho bikomeye kurushaho. Hanyuma ko muri gospel noneho tugaragaza yuko turi mu murimo w'Imana, kubera iki noneho barimita uko kwaguka k'umurimo w'Imana? Akenshi burya uko byagenda kose, wenda hari umuntu ushobora kumva mvuga ibi, ariko si ukubivuga kubera ko ari ukurwanya umurimo w'Imana cyangwa se ari ukuvuga n'abakozi b'Imana, ariko hari ikintu uba utaceceka, kuko uko byagenda kose mbifata nk'ikibyimba kandi gikenewe gukandwa. Umuntu yababara atababara rero kigomba gukandwa, nta kundi kibyimba kivurwa. Muri gospel ikibazo gihari kugeza uyu munsi ni partnership ntayo mu bintu bigaragara. Impamvu niyi idahari? Hari impamvu natanga nk'umuntu ku giti cyanjye nka Aloys, hari n'impamvu nawe watanga n'indi undi yatanga, ariko birashoboka yuko yanakwishyuza n'amafaranga. Urugero naguha njye ubwanjye nigeze nahamagara umuhanzi umwe hano ukomeye, musaba hari kera, ariko nari ngitangiye yasikora, namusabye guhura tukaganira gusa, ibyo gusa, that's it. Oya ntabwo yanze, yampaga igihe cyagera ngahamagara ntanyitabe gutyo kugeza ubwo ndambiwe. Ariko mu minsi mike yishize nihamagariye, aho Imana ingiriye neza nkatangira wenda kugenda hirya no hino, navugishije umuhanzi w'umunyamahanga kandi ukomeye rwose, ukomeye ufite izina, ariko icyubahiro yajyakiranye. Nese nibaza uyu nahamagaye kataragera ku rwego rwe bimeze biti? Ukabona ko hari itandukaniro. Ibintu ndi kuvuga uyu munsi bishobora kuba biri mu Rwanda gusa, bitaba ahandi, aho umuntu ashobora kumpamagara kubera ko mbitse inyandiko igeze kuri miliyoni 2, nkumva ndakomeye, nkumva se umuntu wo guhereza igihe, ariko mu by'ukuri ntago ari byo byagakwiye. Muri gospel icyo kintu kirahari, nta bufatanye, nta bumwe. Ari umuntu umwe wigeze kumbwira ngo ariko ngo reka nguhe umupromota, kandi ni umuhanzi nawe ukomeye, amupromota, ndavuga nti ubu nagafashe umupromota ahita nca 300,000. uri kumva icyo kintu muri gospel? uri kumva ibyo bintu byose? Rero naje gufata ubu ngewe niba nasohoye indirimbo, ntabwo nshobora kwinginga umuntu mpikiganira,
kuko YouTube ni umurongo mwiza waragakemuye. Nasohoye mbitse inyandiko muri covid igeze kuri miliyoni 2 so ni umurongo mwiza nagize umugisha. Sub ya channel yanjye ifite abantu 300 igeze mu 26. Hari abantu 300 gusa 300 na batatu ubu bigeze mu 20 hafi na 6 ngira ngo wari kubiyeba. So urumva rero izo si imbaraga z'abantu, urumva natse ubufasha ni imbaraga z'Imana. Izo mbaraga uyu munsi sinkeneye kubwira umuhanzi runaka ngo mfasha, nkeneye ahubwo gukora ibintu byiza, nkeneye gukora ibintu byiza ubundi ngasenga Imana. Ntago nkeneye kubwira ngo Jay ngo wowe kubera ko urebwa na miliyoni 100 wakabyara we mpiningira wakabyara we nkeneye kureba Jay tuturirimbo ni sawa, turirimba ari marakora ni sawa, ngewe ni gute indirimbo zanjye ziri competitive gute ni za Jay, kuko abanyarwanda bakunda ibintu byiza bamaze gusobanuka. Nabwo nubwo wabyina amaraba ariko bareba uburyo yabyinnyemo, ntago ari bya bindi byandaceza gute uri kumva cyangwa byandaceza uko mbonye. Oya, hari uburyo guceza bigira amategeko n'amabwiriza, ceza uko bikurikizwa, barabikunda. Hanyuma icyo nkeneye rero nasanze ari gukora ibintu byiza ngasenga Imana, abantu bo bazankurikira. Kuko uyu munsi ningusaba ngo nzamure, nawe ufite ibikomere by'uko nta wakuzamuye, uri kumva abantu bose bafite ibikomere. Ndabwira umuhanzi runaka ngo kwimana imikoranire nabwo byabiterwa n'ibikomere abahanzi bafite. Hari ibintu bibiri. Iyo mu Rwanda ugize amahirwe ukazamuka, nta muntu mu by'ukuri ubigaragara uyu munsi, nta biragoye ngo umuntu agufata kuzamure, uri kumva. Uyu munsi ntabwo muri gospel, reka mvuge muri gospel, ntabwo hagaragara icyo ushoboye ahubwo hagaragara icyo ushoreye. Sinzi niba abantu bari kunyumva neza. Muri gospel ntago hagaragara icyo ushoboye, hagaragara icyo ushoreye. Iyo ufite icyo ushoreye muri gospel urazamuka. Ngo haye urugero rw'ibyo 300,000. Uri kumva uyu munsi indirimbo babinyakagaho igeze kuri miliyoni 2 zirenga, kandi ntago nabitanze. Utekereza ko iyo nza kubitanga ibifite miliyoni 4? Tubwizanye ukuri. Ibigeze kuri yambwira gutuntu two kunkorera, najya nguhuza n'umuhanzi nkagufotora nkaba mu backup, ambwira utuntu nyine twishi cyane. Ariko nkeneye ibintu byiza na wa muhanzi ari kumuza nawe akumva ko bikwiye ko mba ndi kumwe nawe. Uri kumva nta zindi mbaraga zakoreshejwe. Iyo rero usenga Imana n'ibintu mbwira abahanzi bose, wamfasha utamfasha, uri umuhanzi waba uri mukuru kuri jewe waba uri muto kuri jewe, intego mfite ni imwe, mfite kumva umuntu wari we wese. Nutangira kuririmba nuri kubyiga mfite kumwumva, kuko ngewe kuba ndirimba na amahirwe ntari nkwiye, urumva nabayeho ndikiragi, aya na amahirwe ntari nkwiye. Niyo mpamvu ngewe mfite impamvu zo kumva abandi bahanzi, mfite impamvu zo kumva abandi baririmba. Ariko utanyumva ntawe mbishinze, kuko ntawe mpamagaye ngo nze muri uyu muziki, nta muntu umwe mbishinze. Nuko igihe kizagera nanjye isaha yanjye yagera, nanjye bikagera igihe ko nanjye ngira abantu mbera muri agent kanyavuga ngo kuko uyu munsi niba buryo umaze kuzuza indirimbo ifite miliyoni 2 n'abantu benshi, kandi nanabishimiye Imana singaya, ndanyuzwe n'ukuri, ndanyuzwe cyane. Ariko hari ahandi hantu nifuza kwibona, hari ahandi hantu nifuza kwibona. Ejo bundi ku itariki 3 z'ukwa 3 nagize igitaramo, abantu bagikurikiranye bari bahari, wenda bazakurikirana iki kiganiro. Nagiteguriye mu rusengero runini, Brad Perry tugira isengero runini, ariko sinibazaga, numvaga ko rutazanuzura. Ariko bagiye hanze, abandi mu madirishya, abandi numva ni ibintu binejeje. Ba Pastor Mutesi baturuka mu yandi matorero baraza, baranitanga of course, Imana imuha umugisha n'ubutumwa bwe bwangezeho. Abantu benshi batandukanye nyine mbona ko burya hari ibintu Imana yambitsemo. Kuba umuntu, hari umubyeyi yampamagaye ari aturuka Ngoma, arambwira ati mbabarire natashye ntagushuhuje. Ibaze guturuka Ngoma, igitaramo cyatangiye saa 9, guturuka Ngoma kaza kakireba ari busubire Ngoma saa 2. Uri kumva ati nahise ntaha nirukanga nakererewe. Ibyo byose bintera imbamutima zo gukora, kandi nkumva ko Imana ishyigikiye. Rero ari indirimbo bajya banga wishyigikiragira ijambo, numva nta kibazo mfite kuwamfasha no gukorera umugisha, ariko kandi anifasha, kuko ntabwo ari gufasha ikimuga Imana yarampagurukije. No kumfasha ariko anifasha,
kuko mu gihe cyanjye ndabizi ko Imana izankoresha iby'imbaraga, ntago shidikanya kuri ibyo, kuko nagiye nsaba ibimenyetso byinshi ngo menye ko nihamagaye. Hari ibintu bibiri njya nkunda kubwira abantu, hari ugukunda ikintu nk'umufana, hari no gukunda ikintu kuko ugishoboye kugikora. Rero natandukanije ibi bintu, menya niba ari uko mfana kuririmba cyangwa se koko nshobora kuririmba. Uri kumva? Naje rero gusenga Imana kuko niyo yari kuntandukanyiriza ibyo bintu, nsanga ko ngomba gukora umuziki kuko ngomba kuwukora, atari ukuwufana gusa, ahubwo ngomba kuwukora. Niyo mpamvu mvuga rero ko uwamfasha no kwifasha, uwamfasha no kwifasha, ariko utamfasha ntago nabimurenganiriza. Muri gospel rero wenda uko bihe bizaza bizagenda bigenda neza, ariko ku bantu bagezeyo nibongere barebe amaso kuko ntabwo industry ya gospel bazasaza ejo bazavaho, kuko hari abandi baziririmbye kera uyu munsi batakiririmba. Rero ni byiza ko wakifuje ko igihe uzaba ushaje hazaba hari undi nka Mbonyi. Ubuse igikundiro Mbonyi afite uyu munsi, Mbonyi niba azimye bikaba impamvu katakiririmba, urumva ntabwo arashaka. Kugeza aka kanya nihe wifuza kugeza umuziki wawe? Mu by'ukuri ibyifuzo bihoraho, sinzi naho nifuza, ndamutse mpageze nakomeza nkifuza, ariko hari uburyo ibintu biba bimeze. Nifuza buriya umuntu azamenya neza ko yakoze muri cya gihe uzaba uri kumwe n'iminyago yawe ikugaragiye, uyimuritse imbere ya Kristo ngo dore iyi ni iminyago yawe. Niba se nzaba mfite metero 500 zitonze umurongo ari iminyago yanjye, nzavuga nta narakoze. Niba nzaba mfite metero zirenga 10,000 by'iminyago yanjye, nzavuga nta narakoze. Yego cyane. Aho rero aho nifuza kugeza umuziki wanjye, ndifuza ko ushyigikiwe n'Imana ndetse n'abantu muri rusange, najya mu rutonde rw'abahanzi bavugwa mu Rwanda ko bazwi ku isi. Reka mbivuge muri ubwo buryo, urutonde rw'abahanzi bavugwa mu Rwanda b'abanyarwanda ariko bazwi ku isi. Ibyo rero impamvu mbyifuza nk'ibintu binini nuko uwo dukorera nawe ni munini. Umuntu ashobora kumva mbivuga kavuga ati mwakamenye kushaje, urabona bizagenda gute? Ariko impamvu mfite irafatika, baracyawuririmba. Ibyo rero ni ibintu bishoboka cyane, kuko iyabashije kubamba ijuru nk'uko twabitangiriyeho nta muyede ikoresheje. Uyu munsi umufundi yagiye gusakara abwira umuyede ati mfatira hepfo ndebere ko hareshya, ari batiri imwe. Uwabambye ijuru nta muyede akoresheje, rero ntago utwo n'utuntu toto yadushobora. Nakoresha ibitaramo za Amerika, za Aziya, za Uburayi, ahantu hose nahakoresha ibitaramo kandi niteguye. Yes, Aloys, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni iki kintu wabwira abantu bato muri runo ruganda rwa gospel ndetse n'abakuru? Abantu nabwira, reka mpere ku bato. Urakoze cyane kuvuga bato. Umuntu wese ufite impano, yaba yo kuririmbira Imana binyuze mu kuririmba, mu kubwiriza, bifite aho bihuriye no gukorera Imana, reka mubwire ngo niba Imana y'ubwayo ireba abo bizagirira akamaro ikabicira inzira, uzirinde kwirwanirira. Kuko Jay yaranzi kuva 2009, twamenyeza 2009 cyane 8 nari umuhanzi. Urumva 2009 imyaka ishize, ariko wakibaza impamvu hashize imyaka 2 gusa ngeze izo miliyoni kuva 2009. Impano bitinde bitebuke, impano yari y'Imana yicira inzira. Nababwira ngo birinde kwirwanirira. Kandi ikindi, abantu bakiri batoya hari defi hari, rekanye babwire, hari uburyo uhamagara ukirirwa umunsi wose uhamagara umuhanzi w'umustari ngo agufashe, ukwezi kugashira, amezi 2 agashira, amezi 3 agashira. Jewe umuhanzi nakubwiye umustari nahamagaye ntabwo kwari ukumfasha, kwari ukuganira gusa. Nta muhanzi w'umustari ndahamagara ngo amfashe ikintu cya danje. Impamvu nabo bafite ibikomere, bazamutse biruhije, uri kumva, bageze aho bagera bibagoye. Bityo rero niyo mpamvu nubwo yagira uwafasha, areba muri barumunabi, areba mu bantu be ba hafi. Wowe rero uzaba uri ku gikongoro ngo Roger, kubera ko Jay yujuje miliyoni 50 iminsi 2, ngo rwose ngo ndi umuhanzi, ngo mfite impano, ngo uzi uburyo mushiki wa Jay aririmba.
wenda ari nawe umubakinga, wenda abahanzi abantu bagezeyo nabo bafite ibikomere kubera ko bazamutse bigoranye. Icyo nabwira abantu batoya rero, nibige gukora ibintu byiza, basengera impano zabo, Imana izazicira inzira uko byagenda kose, ntago zizapfa. Hanyuma abahanzi bakuru nabo mbagarukeho, nubwo mvuga ngo bazamutse bigoranye, ariko nibibuke yuko igihe bazaba batagikora bakeneye abandi bazaba bashimisha imitima y'abanyarwanda cyangwa y'abumva ibihangano, kubera ko impano ikeneye umuntu aramutse ageze ahantu runaka ubifitemo uruhare n'ishema ryawe. Uyu munsi twakorana iki kiganiro, mbitse inyandiko ikiyongeraho izindi miliyoni 3, ntekereza ko waba ufite ishema ry'ibyo wakoze n'iby'agaciro. Bumve rero ko hakenewe byibuze umwe cyangwa babiri mu bahanzi bari hasi bagukeneye wowe uri hejuru, kujya bavuga ngo nafashijwe na Habi, nafashijwe na Mbonyi, nafashijwe na Gahongayire, nafashijwe, ukajya muri ubwo gukora nabi. Ntabwo ari ibyo twiga bitubamo, kuko umwanditsi yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. Ubwo urumva mu bibi nyine ntabwo ari ibintu byadanje gukora ibibi, kuko niho twavukiye. Ikintu gitangaje rero ni ugukora ibyiza, duharanire icyo gitangaje kinanira abandi. Abahanzi bagezeyo banyumvise, ntago nakirirwa mvuga menshi cyane ko ari abahanzi nyine bumva kabiri. Yes, Habi, reka tugushimire cyane rero kuba wemeye kuganira natwe muri kino kiganiro. Dushimira umuntu wese wanye natwe muri kino kiganiro. Niba utarakoze subscribe yikore kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Habi, turagushimiye cyane. Yego, murakoze cyane. Ubereye amashimwe.